Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Dev Stories na Ernest Kwizera nk'ibisanzwe. Uyu mwanya ndagarutse ngo dukomeze inkuru yacu urukundo rw'ikinyoma igice cya kabiri. Kanizera ko turi kumwe 5/5 kandi ukomeje kumva neza ndetse no gufata amasomo akomeye ari muri iyi nkuru ukayasanisha n'ubuzima busanzwe unyuramo nawe kugira ngo urebe ko ari icyo yagufasha. Ubushize ubwo duheruka mu gice cya mbere twasize Dana na Eric bari gupanga gahunda yabo bavugana kuri telefone, Eric akomeje kubeshya Dana iby'urukundo. Ni nako kandi Fabrice cyangwa se twita Fizo yaramaze guhana gahunda ikomeye na Soso bamaze gupanga ko bari bubonane ku munsi ukurikiyeho, amubwira ngo asibe ishuri aze birirwane mu rugo bamenyane kurushaho. Ese ko kumenyana kwabo ni ukuhe? Ese aba bana bari mu biki? Namwe mu nyumvira iby'urubyiruko rw'iyi minsi cyangwa se iby'abana bacu dufite muri iyi minsi, uburyo babayeho. Nyamara ababyeyi nicyo gihe ngo mukanguke mugarukira abana banyu, mwibuke inshingano zanyu nk'ababyeyi, mwibuke ko kurera cyangwa se kwita ku bana mwabyaye atari ukubagaburira gusa cyangwa kubambika. N'impanuro za kibyeyi baba bazikeneye mu by'ukuri, kuko ibi bintu cyangwa se iyi mico urubyiruko rw'iyi minsi rufite, ntekereza ko atari ibintu bavukanye, ahubwo ni ibintu basanze kuri iyi si bitewe n'uko barezwe. Simbatunze urutoki cyangwa ngo mbagaye ku byo mukora mu bijyanye n'uburyo mureramo abana banyu cyangwa abo mwabyaye, ariko ndi kubakebura kugira ngo disi nyamara mutazisanga muri kwicuza cyangwa se muri kubabazwa n'abo mwabyaye n'abo mwareze bari kuvamo abandi bantu badasanzwe cyangwa bakora ibidakoreka. Aha, reka twigarukiye kuri ya couple yacu. Ubwo Eric na Dana baba bakomeje ibiganiro byabo kuri telefone, Dana yarangiza akabwira Eric ati "Be, none se ko nta kintu uri kumbwira, ntabwo wibuka gahunda yacu dufite?" Ubwo Eric nawe ahita amusubiza ati "Hajya sheri, uyu munsi ni kuwa gatanu." "Oh, sorry ntabwo nabyibukaga kabisa. Ubu se amasaha yarenze baby." Ubwo Dana nawe ahita amusubiza ati "Mbega wowe, uyu munsi ni kuwa kane, gahunda yacu iri kuwa gatanu. Iminsi yose tumaze dupanga gahunda yo kuwa gatanu koko uhise ubyibagirwa aka kanya? Niki kiri kugutera guhindagura ibintu twapanze?" Ubwo Eric nawe ahita amusubiza ati "Oh, sheri, sorry kabisa, mba naraye cyane. None ngo tubikore gute mukobwa mwiza? Tubikore gute kugira ngo bizagende neza kurusha?" Ubwo Dana nawe ahita amusubiza ati "Umva wowe byihorere, wibuke gusa ko dress code ari black and white, maze ibindi njyewe ubindekere. Wowe gusa zirikana gahunda uyitegurire, ibindi byose njye ubindekere. Nakubwiye ko kuri iyi nshuro nanjye fagitire ari iyanjye." Uyu mukobwa mu by'ukuri Dana bakunda Eric cyane, nubwo Eric amuca inyuma cyangwa se amubeshya urukundo rudahari. Bisa nkaho bano bombi baba bamaze kwemeranya gahunda yo kuwa gatanu yuko bazasohokana bakajyana ahantu kuhaganirira cyangwa se gushimangira iby'umubano wabo. Ariko nyamara twe twamaze kubona ikibi kiri muri Eric. Baba bahanye gahunda yo kuwa gatanu, ibi abanyabirori mukunze kwita flying day. Ubwo reka duhita twigarukira muri ghetto yacu kwa Fabrice. Fabrice akanyamuneza bari kose ari kwisetsa cyane bidashira, arangije abwira Jack ati "Man bro, finally mbigezeho kabisa, kakana birangiye ejo kazansura wallahi." Noneho man, umva ko bagira ngo iki kabisa. Ubwo Jack nawe ahita amusubiza ati "Akahe kana se kandi man, kugira utwana twinshi nawe wanyobeye? Ahubwo njye nibaza niba mu twana twose tugusura cyangwa mu twana twose mubonana hatarimo n'utwawe wibyariye pe, kuko mba mbona uri umusore udasanzwe kabisa." Ubwo Fiza cyumva ibyo ahita amukankamira cyane n'umujinya mwinshi ati "N'undi munsi bro, n'undi munsi ntuzongeye kumenyera gutyo kabisa. Ibyo nkora njye ndabizi, nzi n'impamvu mbikora man. Wumvise? Kwanza reka njye no kwishakira icyo kunywa nzakoresha ejo, we mwihorere. Mbona nazi n'ubushiti bwawe ubwari bwo wana. Kanye kwishakira icyo nzakiriza umushyitsi wanjye ejo. Urumva ukuntu buri kunyurira ngo mu byananjye harimo n'ibyanjye." Ubwo Jack asigara yumiwe, agasigara aseka ariko yatangaye cyane, yibaza umuntu twaganiraga neza ibiganiro by'amahoro hajemo umujinya gute bikamushobera. Ubwo Jack ahita abaza Fiza ati "None se man, ngaho basimbwira ejo ninde uzaza? Sinzirirwe njya ku ishuri se ejo? Dufite umushyitsi." Ubwo ibyo byose abivuga undi yarenze kare. Jack agahita ashiramo akaziki muri radiyo, agasigara akabyina nyine nk'undi muntu wese usigaye mu nzu wenyine. Ntibyatinze kuwa gatanu harageze. Ni umunsi ukeye urimo akazuba, akayaga karinganiye, ikirere gisa neza kabisa, urabona ko ari flying day. Kabisa ubwo urabona ko umunsi wagenze neza, ibintu byose bimeze neza nta kibazo. Abanyabirori kabisa ubona ko weekend bigiye gutangira neza. Bakunzi ba Dev Stories muraza kunyihanganira, ijwi ntabwo rimeze neza, nagizemo gusarara ijoro ryakeye. Muraza kunyihanganira ko ijwi riri kuvuga gutya, ariko mwihangane ntabwo bizatinda, biraza gushira. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Nuko ubwo Sorina cyangwa se Soso
muramwibuka cyane umukobwa wacu Soso arabyuka akitegura nk'ibisanzwe yarangiza agapanga amakayi yiwe agendeye kuri timetable aba afite yo kuwa gatanu akitegura nk'umuntu ugiye ku ishuri aritegura neza abararana na mukuru we mu cyumba Dana akitegura koko nk'umuntu wese ugiye ku ishuri uko bigenda nuko ubwo Soso amara kwitegura neza agahita asezera mukuru we Dana amwifuriza umunsi mwiza yarangiza akagenda nyamara twe turabizi neza ko uyu mwana w'umukobwa Soso atagiye ku ishuri ahubwo agiye kwirebera Fabrice muri ghetto bavyeyi murareba abana banyu nukuri ndabakeburira kongera kireza kubo mwabyaye cyangwa kubo muri kubyara mukibuka ko kubarera atari ukubagaburira gusa ahubwo bakeneye n'inama zanyu ndetse n'impanuro narababwiye twe twagiraga indangagaciro na kirazira kandi tukamenya ko ikintu kizira ko nuko ubwo Soso yaragiye ku muhanda afata fone ahamagara Fabrice fi waramutse neza nizere ko nagukanguye wakabaye wabyutse kuko ubu hakeye pe ubwo Fabrice nawe aramusubiza ati n'akamwenyu kenshi cyane oya mukobwa mwiza ntabyutse kare nonganya na breakfast ubu ndagutegereje ngo uze dusangire ahubwo se ugeze mukobwa mwiza ubwo Soso nawe ahita amusubiza agira ati ego ko ubwo sibyo nabyo byari bikenewe koko ntabwo byari ngombwa rwose bigoye cyane nyibwiriraho moto iri bungeze ubundi ugahita uza kumfata ubwo Fiza ahita amusubiza agira ati ntiwibuka hantu twigeze guhurira ari nimugoroba tukibwirana njye nawe ugahita umamagara nyine tukibwirana tugana namba n'ibiki nakubwira ngo nuye hepfo ku muhanda wa kabiri ku gipangu cy'ubururu wowe nuhagera uhita umamagara njye ndahita nza ngutore nta kibazo nuko ubwo Soso ahita afata moto akagenda mu rugo aho Soso avuye ubwo mama wabo ahita aza mu cyumba cya Dana na Soso akivugana ati ku mana yanjye nanjye naragendesheje pe nararumbije ubu ninjye wabyaye umwana w'umukobwa ko ageze saa 3 z'amanywa akiri mu buriri nta no gukora amasuku Dana we Dana mana yanjye narumiwe pe ubwo Dana nawe ahita amusubiza ati n'ibitotsi byinshi cyane mama nawe rwose jya undeka niryamire pe ntukanderanje ntukambangamire pe kuko nanjye mba nabaritse mukaryama mukaruhuka mujye muneka nanjye niryamire njye murabizi mba naryamye ninze ndi mu masuku njyewe jya undeka aho nzajya mbyukira nzajya mbikora aho ndi bubyukire hose ayo masuku ndayakora nta hantu agiye kujya ubwo mama Dana nawe ati ego cyakora narumiwe n'ukuri nta mukobwa w'inkumi ukwiye kugeza aya masaha akiri mu buriri cyangwa se ngo bageze aho bamuhatiriza gukora amasuku n'ukuri Dana oya urakabije pe ngo batsongera unyitirize kuri ka gatelefone kawe gatoya dore yanjye yakomeje gupfa kandi hari ahantu ngiye kujya nze kubona uko mvugisha abantu turi kumwe nuko ubwo Dana ahita amubwira ati ka gatelefone gatoya nako mfite gasize aho meruka kujya gukora mu kazi ntabwo nakazanye wakoresheje iyo Soso se katajya yijyana ku ishuri reba aho ngaho ku kameza hajya yisiga uyikoresha arajya kugaruka utararangiza ibyo urimo nuko ubwo mama Dana nawe ahita avuga ati wa mugani reka nkoresha iya Soso arajya kugaruka namaze kuva muri gahunda zanjye nayisubije aho ngaho mama Dana arayishakisha ku kameza akayibura akareba no muri Alice cyangwa se Mari umwana we abikamo imyenda akaburamo telefone Dana ati ubwo wabona kayijyanye ku ishuri kuko kayirayeho ijoro ryose nikigeze karyama sinzi ibyo kari karimo gusa sinzi uko byagenze pe ntabwo yajyaga akunda kujyana telefone ku ishuri icyo batazi nta kundi byagenze yagiye kwisurira inshuti nshyashya kandi burya ngo inshuti nshyashya kenshi iyo zitazanye ibyiza zizana ibibi cyane kurushaho twigarukiye kuri Soso wacu abageze aho Fizo yamubwiye ko bari buze guhurira cyangwa aho moto iri bumugeze ubwo areba imbere agahita abona Fizo ari kuza amusanganira aje kumutora barahoberana bagasuzanya rwose bishimye ko kubona ko ari abantu koko bari kubaka ubucuti bushyashya ariko bagiye kubutangira Soso aba yambaye uniform mu byibuka ubwo Fizo cyangwa se Fabrice aramujyana bakajya muri ghetto nyine hasanzwe abo baca ku muhanda aho abantu bose bari kujya guhahira ibya mu gitondo abandi bajya mu kazi babareba ariko rwose ubona nta kibazo ntacyo bibabwiye kubona umwana w'umukobwa wambaye uniform utari kujya ku ishuri ahubwo ari kujyana n'umusore muri ghetto nyamara ababyeyi mwibuke inshingano zanyu n'ukuri ariko ubundi babyeyi abana banyu cyangwa se abanyeshuri muri rusange amafaranga bayakurahe iyo uzi ko utahaye umwana wawe amafaranga yo kugura igikoresho runaka amafaranga yo kogosha umusatsi cyangwa se kwiyitaho mu bundi buryo ariko ukabona bifite nk'umubyeyi ntugire icyo ubikoraho uba wumva yabikuye nuko ubwo Fizo aramutwara bakagera aho atuye akahamwereka nyine bakinjira akamuha ikaze mu rugo nk'umushyitsi we tugarutse mu rugo kwa Soso cyangwa se kwa Dana ubwo mama Dana aba yarakaye cyane ari kwitotomba yivugisha bidashira aba yitotomba avugira mu matama ati ndakica uretse ko kari buzire karansobanurira Soso araza kumbwira aho yakuye uburenganzira bwo gutunga telefone kugeza n'ubwo ayijyana ku ishuri ariko se mubyeyi niba koko wahaye umwana wawe telefone cyangwa wamuhaye uburenganzira bwo gutunga telefone kandi igihe cyo kwitunga kitaragera ni gute ushaka no kumurimita cyangwa se kumubwira imirongo atagomba kurenza akoresha iyo telefone
kandi we wabonye ko ari ngombwa ko umwana akoresha telefone. Tugarutse kwa Eric aba ari mu rugo nawe ari yitegura dating yiwe na Dana, ubona ko kabisa yabishyushyemo. Amasaha yagiye, amasaha aba yegereje, urabona ko kabisa ibintu byabo bari kubitegura neza ku murongo. Reka twigarukira nanone muri ghetto kwa Fabrice. Ubwo baba bari gusangira umureti n'umugati ndetse basomeza icyayi cyiza cy'amata, barishimye cyane kabisa. Fabrice aba ari guseka iryinyo kuri inda, ariko niyampyisi niyabihehe, turabizi imico ya Fabrice. Ubwo Soso nawe ari aho ngaho araranganya amaso areba mu nzu hose, areba uko hameze, ubona yatangariye ghetto ya Fabrice. Ubwo Fabrice ahita abaza Soso ati baby urumva nako Soso urumva umeze ute se? Aha hantu wahakunze se ko mbona uraranganya amaso uhitegereza cyane? Ubwo disi Soso nawe ahita amusubiza ati yego ni heza cyane ntacyo hatwaye, ntaho utakunda kuba hano hantu kabisa, cyangwa se ngo yishimire kuhaba, ahubwo se uribana? Ubwo Fizo nawe ati yego ndibana da, nibana nuko muri iyi minsi hari umutipe ncumbikiye w'umunyeshuri, ariko ntabwo tubana igihe kinini, nkunze kuba ndi kwibana njyenyine. Azahita agenda. Kubera iki se wari ubimbajije mukobwa mwiza? Ubwo Soso nawe ahita amusubiza ati nuko nagira ngo mbimenye gusa, ariko ni byiza kabisa. Nyibwira nkumenye, Fabrice ni muntu ki? Ukunda ibiki? Ese wajya kukugira inshuti yahera kuki? Nyine nyibwira nkumenye, nicyo cyanzanye hano uyu munsi. Iby'aba bana ni ukuri njye mbona byaranshobeye, nta nubwo bisanzwe mu by'ukuri. Ubwo Fabrice ahita abwira umukobwa ati wowe humura, urajya gutaha wamaze kumenya no kunsobanukirwa neza cyane mukobwa mwiza. Ahubwo se wanyemerera njye nkarekera kukwita Soso nkagushakira akandi kazina? Tugarutse gatoya kuri ibyo bintu byo kukwibwira, yewe kabisa kugira ngo mwibwire mu magambo byafata nk'iminsi itatu nyikwibwira, kandi nabwo ntubashe kunsobanukirwa neza. Ariko ninkwibwira mu bikorwa ntabwo ndi burenze amasaha ane yonyine uba umaze kunsobanukirwa mukobwa mwiza. We humura kabisa. Ibi bikorwa uyu musore ashaka kwibwiramo cyangwa kwiyerekamo uyu mukobwa Soso kugira ngo akunde amumenye, amusobanukirwe neza n'ibikorwa bye. Reka twikomereze inkuru yacu. Ubwo Soso ahita amubwira ati gute se ubwo ushaka kunyiyereka cyangwa kunyibwira nkagusobanukirwa mu bikorwa? Ubwo umusore nawe ati haguruka gato nkwereke Soso. Ubwo Soso ahita ahaguruka, Fabrice akamusaba ko yafunga amaso maze akagira icyo amukorera nk'ikimenyetso cya mbere cy'uko agiye kumwibwira no kumwisobanurira. Nuko ubwo umukobwa bakimara gufunga amaso ahagaze, agahita yumva Fabrice cyangwa se umusore yamaze kumugera ku munwa, agahita atangira kumusoma. Nyagasani. Ubwo Soso aba yumiwe ari gutitira cyane, agahita asunikira Fabrice ku ruhande n'umujinya mwinshi. Ubwo Fabrice cyangwa se Fizo nawe agahita avuga ati iki se baby, njye ndabikora, wowe nyemerera mwibwire hanyuma mwiyereke, kandi ndabizi ko uraza kubikunda ndetse uraza no kunshimira mu nyuma. Ubwo Soso ahita atangira kugira ubwoba bwinshi, akamubwira ati bite ibi ni ibiki uri gukora? Njyewe nta hantu na hamwe nzi ibi bintu, ibi ni ibiki unsobanurira? Ni gute watinyuka kunkorera ibi bintu? Nta soni uransomye? Icyo Soso atazi mu by'ukuri. Ubwo Fabrice ahita amusubiza ati none se Soso waje hano gukora iki? Ntiwaje ngo tumenyane? Ntiwaje guhura n'inshuti yawe nshyashya? None se urumva turi bwirirwe dukora iki njye nawe muri iyi nzu umunsi wose, ko turi bwirirwe nukavana utashye? Urumva turi bwirirwe gutyo nkureba nanagukoraho se? Turamenyana gute? Wowe nyemerera mwiyereke, mwibwire wese, trust me. Ndagusezeranya ko ibiri bube byose ari byiza kandi uri buze kubikunda. Wowe gusa nyizera gato gusa. Ntabwo uri kunyumva neza koko? Nyemerera ufunga amaso ngira utuntu nikorera Soso. Aba basore cyangwa se aba bana b'iyi minsi banashirika ubuti. Nuko ubwo Soso nawe ahita afunga amaso, Fizo agahita amuterura akamujyana amwirukankana cyane mu cyumba akamushyira ku buriri. Nyagasani. Ni ukuri njye ndumva numiwe cyane n'ibyo Fabrice ari gukora, gusa nawe ntibyanungura kuko n'ubundi umuntu wese unywa ibiyobyabwenge icyo yakora nticyakagutunguye kuko mu mutwe ntabwo aba ari normal. Ubwo Fabrice cyangwa se Fizo ahita abwira Soso ati urakomeza ufunga amaso se Soso? Ntabwo uri bundebe twageze mu cyumba cyangwa nongere ngo uterure nkomeze wumvije ikinyenga? Ubwo disi Soso nawe ati ndumva mfite isoni nyinshi ndetse n'ubwoba. Uri mu biki koko?
wa musore buri muntu ki njye numva unangaje cyane nukuri nta nubwo nshoboye no kukureba nukuri aha unyumvire nawe by'uyu mwana w'umukobwa twari tuzi ngo aritonda ni umwana wo mu rusengero mvuga ngo ni umwana w'Imana n'ababyeyi kumbe baba baramaze kwangirika kera mu mutwe nawe se aravuga ngo afite isoni cyangwa se ubwoba bwo kureba umusore wamugejeje mu buriri aho kuvuga ngo ahaguruka atahe aragumya araryamye mu buriri afunze amaso ngo ntashoboye kumureba aha njye ndumiwe nukuri ubwo Fizo ahita yikuramo imyenda yarangiza agakurura ishuka agasanga Soso mu buriri akiyorosa aha reka tugaruke mu rugo kwa mama Dana aba yabyutse yakoze uturimo two mu rugo nk'ibisanzwe haba hakeye koko ubona ko amasaha yagiye bibanze kugera nko mu masaa 7 n'igice z'amanywa abavuye muri dushe akaza agatangira kwitegura nuko mama we agahita amubaza none se wowe aka kanya ugiye he nitwe twavunye ko hari ahantu turi bujyane nimugoroba ubwo Dana ahita amusubiza ati oya mama hari ahantu ngiye kujya kandi ntabwo byakunda kabisa ko iyo gahunda nyisubi niba nanakwemereye njye nari ndi mu bitotsi nukuri pe hari ahantu ngiye kujya kandi nimva sindi bunagaruke hano ahita nkomereza ko njya mu kiraka hari ahantu bamumagaye ku kazi ubwo Dana aragenda akitegura yarangiza agahamagara Eric akamubaza niba nawe yarangije kwitegura nuko ubwo Eric baravugana nawe akamubwira ko yasoje kwitegura ndetse ari hafi kugera aho bavuganye ko bari buhurire nuko Dana nawe atamubwira uti humura nanjye ndaje uko nari nsoje Dana na Eric barahuye baragenda bajya kuganirira ahantu bahisemo heza cyane kuri hoteli barasohoka barishima Dana abakunda Eric by'ukuri ariko Eric abamujyanye twe turabizi ko Eric afite Perus ku rundi ruhande nawe abeshya urukundo ndetse turi no kwibaza duti ibi bizarangira bite cyangwa se Eric afite umuhe mupango baba basa neza cyane bambaye ibisa ubona ko kabisa ari couple nziza cyane Dana kabisa bazi gutoranya amabara ubwo tugarutse muri ghetto kwa Fizo cyangwa kwa Fabrice aba yicaye ku buriri ku mutwe w'igitanda yambaye ubusa hejuru arimo arisetsa kabisa n'akamwenyu kenshi ku maso ubwo Soso nawe aba yicaye hepfo y'igitanda ari kurira yicurikiriye mu maguru afite agahinda kenshi ubwo Soso ahita abaza Fizo ati ni ukubera iki koko nkoreye bino bintu Fabri ese ubu koko ibi bintu rero wabipanze kuri buze kubinkorera nindamuka ngeze hano ese ubu kubera iki koko utambwiye ko aricyo kintu ushaka ngo sinirirwe nza hano kukureba mana yanjye sinzi ibyo Fizo cyangwa Fabrice abakoreye uyu mwana mu buriri ariko twe twabasize Fabrice amaze kwikuramo imyenda akuruye amashuka bagiye kwiyorosa ese n'ibiki byabereye muri ubu buriri uyu mwana w'umukobwa ari kwicuza kuba yaje muri iyi nzu cyangwa se afitiye agahinda ko kuba yabonanye n'uyu musore ubwo Fabrice ahita abwira umukobwa ati humura Soso ibi bintu ngukoreye bizatuma utanyibagirwa kandi nzi neza ko nzahora mu buzima bwawe iteka ryose iki nicyo kintu gikomeye cyane kibaye mu buzima bwawe nabibonye ndetse n'igihango tugiranye nyagasani ubwo Fabrice akomeza agira ati kandi Soso byari ukugutinyura ubutaha ntabwo uzafunga amaso ngo utinye kuba wandeba ndabizi neza ubutaha twembi tuzaba twishimye kandi twishimiye ibyo turi gukora gusa simubeshye nagukunze cyane pe ntabwo narenze ko abakobwa beza nkayo bakibaho nyagasani iby'uru rubyiruko rw'iyi minsi ntabwo byoroshye n'ukuri nkunda kubivuga ndetse n'ubu nkabivuga nkahora mbisubiramo ariko ntabwo byoroshye pe uribaza nawe ibibaye kuri uyu mwana w'umukobwa muri iyi nzu yinjiyemo azi ko ari ibisanzwe cyangwa ari imikino ariko akaba hatakarije ubuzima bwe cyangwa uyu musore akaba abashije kumwangiriza ubuzima gutyo gusa byoroshye ubwo umugoroba warageze Soso arataha nk'uvuye ku ishuri rwose ataha nkaho nta n'icyabaye nyamara avuye kwiyandarika cyangwa se mu burumbo uko wabyita kose ubwo mama wa Soso akimukubita amaso ageze mu rugo yari yazigamye inkoni nziza cyane yo kumukubita yahise afata umwana atangira gukubita atita ku gahinda umwana atahanye cyane ko atarabajije n'umwana ibyo avuyemo cyangwa ahavuye yatangiye akubita umwana amukubita cyane ati kubera icyo usigaye ujyana telefone ku ishuri niki cyatuma ujyana telefone ku ishuri Soso ubu ko kugeze nawe uzajya ujya kurumbira ku ishuri mu matelefone hejuru y'uko so yakwemereye ngo ujye utunga telefone nta kibazo nyagasani nyamara uyu mubyeyi ari gukubita umwana cyane we amuziza telefone ariko naza agahinda umwana yikoreye ku mutima ndetse uyu mubyeyi ntafite n'ubushobozi bwo kureba kure ngo abone ko umwana koko afite ikibazo abe yabasha no kukibona ubwo mama Dana yahise yaka Soso telefone ndetse amubuza n'ubundi burenganzira bwe bwose kuri telefone aravuga ati nta n'ahantu na hamwe uzongera kujya ndetse atari njye uguhaye uruhushya rwo kugenda ngo kandi uyu mubyeyi azingahanye uyu mwana pe azi ngo aramuhanye rwose ikibi cyamurumbyaga kimukuriyeho ariko disi ntabwo azi ikibazo uyu mwana afite ku mutima igikomere yikoreye
yatewe n'umusore Fizo. Nuko ubwo iminsi yari isunitse ubuzima burakomeza, disi Soso byaramunaniye kwibagirwa Fizo pe. Fizo yahoze mu mutwe wa Soso iminsi myinshi. Soso agira atira telefone ahamagara Fabrice amusaba ko bakongera bagahura, aramubwira ati ndagushaka, hari ikintu ngushakiye. Nuko ubwo barahura bakaganira, Fabrice akabaza Soso ati none se mukobwa mwiza, nyuma y'igihe kinini wariburishije niki cyaba gitumye umpamagara ngo twongere guhura? Ubwo Soso ahita atangira ati Fabri, nari ngukumbuye n'ukuri pe, wabivuze ukuri, kukwibagirwa byarananiye no kukwikuramo byarananiye, ibyo wankoreye ntibisanzwe pe. Njye nari ngarutse ngo twongere twigiranire ibihe byiza kuko n'ubundi nta heza hisi. Ubundi se umuntu ahomba iki muri ubu buzima? Nyagasani, nyumvire nawe uyu mwana w'umukobwa aba yamaze kwangirika cyane mu mutwe, aba atangiye kujya noneho kwirebera abasore muri ghetto cyangwa kwirebera umusore muri ghetto kugira ngo bagira ibyo bakora. Ubwo Soso akomeza kwijandika muri iyo mico mibi, iminsi ikaba myinshi bigatinda. Kwa Eric mu rugo ubwo Dana aba yasuye Eric bakiri mu cyumba bakina, baseka, bakirigitana, baba bafite udukino twabo bakunda gukina, bakishima cyane koko nk'abantu bari mu rukundo. Nuko ubwo bakiri muri ibyo Perus ahita hahinguka. Mana yanjye, Perus aje kureba umukunzi we Eric mu rugo atamuteguje. Ese ibi biracura iki? Biraba ibyuya pe. Imana ifashe Perus ntiyigera abonana na Dana. Perus araza atigeze abwira Eric ko aje kumusura, yarangiza akegera imbere agakomanga, ariko urugi rugahita rukinguka, bisa nkaho hatari hakinzeho ku muryango. Ahita ahamagara Eric agira ati hello babe. Eric arahamagara kumva nta muntu umwitaba, mu nzu harimo umuziki mwinshi. Nuko ubwo disi Perus arakomanga kumva nta muntu umwikirije cyangwa nta muntu umwitabye, agahita asunika urugi akinjira mu nzu. Nyagasani, akubitwa n'inkuba akigera muri salo bitewe n'ibyo abona mu nzu. Muri salo ya Eric hasi haba hari isakame y'umukobwa n'inkweto ndende za high heels Dana bakunda kwambara. Imbere y'umuryango w'icyumba haba hari ikanzu ya Dana, ipantaro ya Eric ndetse n'ishati ya Eric. Perus akubitwa n'inkuba kubw'ibyo ari kubona, abona imyenda y'umukobwa mu nzu ya Eric, mu nzu y'umukunzi we, ariko akagira ngo ni hallucination, akagira ngo nibyo ari kwimagina. Ubwo disi Perus akomeza kwigira imbere kuri cya cyumba, aho imyenda iri kugenda imwerekeza n'ubundi baba bagiye bajugunya binjira mu cyumba. Nubwo mu nzu harimo umuziki mwinshi, ariko haba hari andi majwi yivanzemo nayo ari gusohokana n'umuziki. Ubwo disi agahinda karamwica cyane, maze kwihangana bikanga, bikamunanira, akumva amajwi cyane, umutwe ukamujya, agahita akubita umugeri urugi rw'icyumba rugakinguka. Mana yanjye, ubwo Perus amarira aba yabaye menshi cyane, byamurenze ibyo ari kubona. Ari kwibaza niba ari kurota cyangwa se ari ibya nyabyo. Ari kwibaza niba Eric, umusore bakundanye, umusore wamwijeje urukundo, umusore yifunguriye we ubwe akamwiha n'ubuzima bwe, azi ngo ni umusore w'ubuzima bwe, ngo ni umusore w'inzozi ze, ngo umugabo we w'ahazaza. Ari kwibaza niba koko ari we abonye mu buriri n'undi mukobwa bishimanye rwose, nk'aho basanganwe, nk'aho ari ibintu bisanzwe barimo. Mu gihe Perus ari kwibaza ibyo byose mu mutwe, abareba asakuza avuza induru, Dana nawe ari kuvuza induru abaza Eric ibyo ari kubona niba ari byo, amubaza ati uyu ninde uduhagaze hejuru? Ese yibeshye inzu yajemo cyangwa ni ibyanya byo muraziranye? Nawe urabyumva Dana urukundo yakundaga Eric, kwibona n'undi mukobwa uri kuvuga ati Eric wanjye uri mu biki, ni igikomere gikomeye cyane. Ubwo Eric waba yabuze icyo avuga, yambaye ubusa, ahagaze hirya mu nguni yipfukishijeho agashuka, byamurenze nawe ibyo ari kubona. Ari kwibaza noneho arabona isi ye mwikaragiyeho, ijuru rimuguyeho. Mana yanjye, aka ni agahinda gakabije pe, gakomeye cyane. Ubwo disi Dana ahita atangira gukubitagura Eric cyane, amukubita inshyi, amubaza ibyo ari kubona niba ari byo. Amubwira ati Eric nsubiza, nkeneye ibisubizo by'ibibazo ufite hano. Uyu ninde, muraziranye, ni muntu ki, ibi ni ibiki ndi kubona? Eric nsubiza. Ese Eric koko uyu mukobwa muraziranye? Mana yanjye. Ubwo disi Dana aba afite agahinda kenshi, ariko na Perus nuko nawe afite agahinda kenshi ahagaze aho ngaho. Ubwo Perus nawe ahita yataka Eric agatangira agakubitagura, nubwo Dana nawe agahita ahindukira na Perus akaba ari we akubitagura. Bararwana bagateza akavuyo kenshi bapfa umusore, buri wese ati wantwariye umugabo, buri wese asakuza ati wantwariye umugabo. Mana yanjye, izi ntambara z'abakobwa babiri bari gupfa umusore zirakizwa n'iki? Ese ko bavuga ngo gukunda ni byiza, ariko kandi bikaba byiza kurushaho iyo ukunda ugukunda. Bigenda bite iyo ukunze umuntu utagukunda
cyangwa se ukubeshya urukundo agukina. Dore nibyo Dana na Perusi bahuye nabyo muri aka kanya, kandi nawe uzahura nabyo mu rukundo nutagira gushishoza cyangwa se kwitonda ngo ugende gake, ubanze wige ko uwo mugiye kubana cyangwa se kujyana mu rukundo. Ubwo Perusi atangira kurwana no kureba ko yakwirukanka akava aho ngaho amahoro, agakiza amagara ye kuko ababona ubuzima bumucanze. Eric nawe arwana no gufata Dana ngo arekeraho gukubita Perusi, arekeraho guteza akavuyo kuko induru iba yabaye induru, abaturage bose bahuruye, abatuye hafi aho bose bashungereye. Hashize iminsi ibyo byose bibaye, Perusi ahita ahindura ikigo yigagaho akajya kwibera ahantu kure, akiga aba mu kigo, akava muri karitsiye ibyo byose byabereyemo, agatangira ubuzima bushya ndetse akareba ko yakwiyibagiza Eric. Ariko se bizamushobokera? Tugarutse kuri ba basore bacu Jacques na Fizzo, ubwo baba bicaye mu nzu bari kunywa amayoga n'amatabi byabo mu buzima bwa buri munsi nk'ibisanzwe baba babikora. Ubwo Fizzo agahita akomeza n'ikiganiro abaza Jacques ati man bro sinzi uko wabigenje, sinzi n'icyo uri bubikoreho, gusa kabisa wihanganire uburyo wambonera 10k, ndazishaka cyane man, kandi urazima bro, urazima kuko sinzi ikintu wakoze kugira ngo uyu munsi nyine mbone harimo itandukaniro. Uyu munsi niwe wiri ugura amayoga twiriwe tunywa, sinzi kabisa wishe umuzungu man. Ubwo Jacques ahita amusubiza ati uyu munsi amafaranga ni ijyaguye kuri njye man. Man wandwanyeho kenshi gashoboka nanjye ndi mu bibazo, akira 20k. Ubwo akimara kumuha ayo mafaranga bahita bumva umuntu akomanga ku muryango. Fizzo agahita ahaguruka akajya gukingura, agikingura kubitwa n'inkuba, ubwoba bukamwisha agatitira. Umuntu uba bakumangiye muri iryo joro aba ari umupolisi. Nuko ubwo ahita ashaka kwirukanka ariko akabona nta hantu ari bubanyure, yajya gusubira mu nzu agakubitaho urugi bakarufata, bagahita bamusuhuza bati bite sha, ko tubona ugashaka kwirukanka ni amahoro, ni ukubera icyo tubonye ugashaka gukingaho ngo wirukanke, ni wowe Kayihura Jacques? Ubwo Fabrice ahita yiruhutsa cyane, agasubiza umutima mu gitereko ati oya fan, ntabwo ndi Jacques ari mu nzu. Abo bapolisi nabo bakingura cyane urangaza iyo nzu sha, maze ubwira iyo nyana y'imbwa ngo ni Jacques isohoke, dore ko yigize inkozi y'ibibi, karitsiye yose yarayiyogoje, yibabana amagare y'ibibiki. Iri ni ryo herezo ryanyu sha, kingura iyo nzu y'ibibi nkwere, iyo nkozi y'ibibi iri hehe? Icyo batazi ko uwo basize aho ku muryango uwo bari bafashe bwa mbere ari iyo nkozi y'ibibi ya mbere, yamaze abana b'abandi bangiza, yamaze abana b'abakobwa ibicira ubuzima. Nuko ubwo Jacques baramusohora mu nzu bakamujyana hanze, bakamubaza bati igare riri he Jacques? Igare wibye riri hehe? Jacques rwose yabaciye amazi, ibyo yabyirengagije n'ubusinzi bwinshi ati ibyo mumbaza simbiza afande, timunkoresha icyo mushaka ariko igare yo ntajyo mfite. Nuko ubwo Jacques bahita bamujyana batyo. Nari nabiketse rwose, nari ngatangaye rwose ahantu Jacques yakura amafaranga nyuma yuko twe twabonye ko ari umujura, ari n'umunyeshuri kwiga byananiye kubera ibiyobyabwenge. Nari ngatangaye ahandi hantu rwose yakura amafaranga bigezaho. Abasore nkawe iki nicyo baba bakwiye ko byibuza inzego zibishinzwe zabitaho zikabagarura muri sosiyete ari bazima, kuko baba baramaze kwangirika cyane. Nuko ubwo Fizzo nawe ahita apanga kwimuka muri iyo nzu igitaraganya nyuma yuko abonye polisi zitangiye kuhanuganuga. Ntabwo aba yitaye kuri mugenzi we ujyanwe, nawe aba yifite ibindi bibazo byo ashaka kwitaho. Ubwo Fabrice ahita abona ko ingoma zahinduye imirishyo, agapanga kwimuka muri iyo karitsiye igitaraganya, ndetse agapanga n'ibintu kugira ngo aze kuzinduka agenda. Twigarukire kwa Dana mu rugo, cyangwa se kwa mama Dana mu rugo. Dana na Soso baba bicaye bari kuganira, rwose ikiganiro cyaryoshye, basetse bishimye. Soso aba ataragira uburenganzira n'ubundi bwo kongera gukoresha telefone, aba akiri umwana mutoya w'imyaka 17. Nuko ubwo Soso ahita abwira Dana ati Dana, ngaho noneho pe umva wagiye umbuza byinshi nkabireka n'ukuri, niza telefone yawe hano nkwereke umusore turi gukundana muri iyi minsi, kandi ndabizi uraza kumwishimira. Ubwo mukuru we Dana ahita amuhereza telefone, undi nawe akajya kuri Facebook agasacinga iryo zina ry'uwo musore, agakurura ifoto neza y'umusore ashaka kwereka mukuru we, akamumwereka. Uwo musore aba yitwa Peter. Nuko Dana akavuza induru ati Peter, mana yanjye we Soso, ndavuze ngo uhita uhagarika umubano wawe na Peter aka kanya. Wowe niyingegera ngo murajya mu rukundo, ariko se Soso wabuze iki kugira ngo uhure n'abasore bazima? Ese undi wakwitonza urihutishwa n'iki igihe kizagira nawe ukajya mu rukundo n'abasore bazima batari izi ngegera z'inyana z'imbwa ngo zikubeshye urukundo? Ubwo ko wabuze undi musore muzima mwakundana, mana yanjye. Ubwo Soso nawe ati
ariko si wowe wabaye gute ko twaganiraga neza ubaye iki aka kanya? Ubwa mbere nakweretse Fizo umwamaganira kure umunkuraho ndakwihorera, wamunkuyeho birakunda pe. None nkweretse Peter nawe ngo ningegera ngo ntacyo yangezaho ngo nimbwa ngo nimureke. Dana ahaho rwose niyo wazana izindi mbaraga zidasanzwe ntago Peter wamunkuraho pe nyagasani. Biraba ibyuya pe. Twe twari tuzi ko Soso agikundana n'umusore Fizo kuko yamuraruye bwa mbere bagahita baba inshuti z'amagara cyangwa se inshuti zikomeye, kumbe baje gutandukana. Ubwo Dana ahita abwira Soso ati njye ndi mukuru wawe rero byose nkubujije ntugomba kubyumva Soso, kuko ubwo busore bwose ndabuzi nzi n'ibibi byabwo, mbakubuza kubera nzi impamvu Soso. Aba ni abasore babarimo njye ndabazi twarakuranye, aho birirwa bose n'ibyo birirwamo mba mbibona, rero wagakwiye kujya unyumva nka mukuru wawe. Ubwo Soso ahita asohoka n'umujinya mwinshi yarakaye, agahita agenda akajya kwihurira na Peter kuko n'undi bafitanye gahunda yo guhura. Nuko ubwo aragenda agasuhuza Peter bakaganira iby'urukundo rwabo bigatinda. Baba bakundana pe, baba bafitanye amarangamutima agiye kure. Abwira Peter ko iwabo batamwishimiye ndetse mukuru we Dana amwamaganira kure, anamubwiza ukuri ko yamwise imbwa, undi nawe akamubwira ati ibyo ntacyo bitwaye, kereka niba nawe ari kubibona mukobwa mwiza. Aba bombi kubera amarangamutima baba bafitanye baratwagwa bakisanga mu buriri. Iyo nshuro imwe yonyine Peter na Soso baba baryamaniyeho ihindura ubuzima bwabo iteka ryose. Peter bakiri mutoya nawe ubwiwe ari umunyeshuri ufite imyaka 20 y'amavuko. Soso nawe afite imyaka 18. Ngira ngo nubihuza neza uraza gusanga aba bombi bakiri abana batoya. Iby'uru rubyiruko njye mbona bidasanzwe, mbona nafite n'uburyo bwo kubona ahantu byerekera, kuko aba bana baba barashize ubwoba ndetse n'ibyo bakora babikora kuko bashize amanga. Iminsi irisunika, nyuma y'iminsi mike Soso agahita atwita inda ya Peter nyagasani. N'ubundi nta kundi biba bigomba kugenda pe, nta handi byaganaga, ndetse n'iyo bitaba njye nari kumva ntengushywe bitewe n'uburyo uyu mwana w'umukobwa yagiyemo cyangwa se bitewe n'uburyo yiyandaritsemo. N'ubundi iherezo riba rigomba kuba iri ngiri, ubuzima bwangiritse. Nuko ubwo iwabo wa Soso barabyanga cyane ndetse kubyakira bikabananira. Bamwamaganira kure bakamwirukana bakamubwira ngo nasanga umusore wamuteye iyo nda bagende babane. Ubwo Soso nawe kandi kwiheba ndetse no kutabasha kwakira ibimubayeho, ibyo byose abikora nko kwiyahura, nawe akagenda agasanga Peter bakabana. Bakora urugo rwabo rutoya rwose, bumva ko ari urugo ruzabanezeza, batekereza ko ari urugo rurimo byose, ariko baba bibeshya n'abana. Inyumvire nawe generasiyo y'iki gihe, aho umwana w'imyaka 17, 18 n'umusore w'imyaka 20 babana bagakora urugo rwose bakumva nta kibazo kibirimo. Unyumvire nawe. Ubwo Dana we iby'inkundo biba byaramucanze, aba yaramaze kubona ko nta mugisha afite mu rukundo cyangwa se atari guyiwe. Nyuma yo kunanirwa kwakira ibyabaye kuri murumuna we Soso no kuba atarabashije kubihagarika kandi yarabirebaga imbere yiwe n'amaso ye, nawe ahita asezera iwabo akigira mu ntara, akajya gukorera mu ntara ahantu iyo kure, agasezera kujya akora ataha mu rugo akiberayo ubuziraherezo. Abayo nta musore akunda Eric ibyo aba yaramukoreye cyangwa se Eric biba byaramuhaye isomo rikomeye mu buzima. Mw'abantu mwe hari byinshi bitubabaza mu rukundo, ariko usanga ahanini ari twe tubyizanira cyangwa twe tubyikururira. Nawe se ubonye umuntu rimwe uhise umukunda, ejo mwongeye guhura uhise umwifungurira umuha ubuzima bwawe bwose, ku nshuro ya 3 muhuye muhise mupanga kubana, muhise mubana. Urambwiza ukuri koko ko uwo muntu muziranye bihagije? Upanze kubana n'umuntu muhuye inshuro imwe ngo ibindi uzabimenya mwaramaze kubana? Icyo ushaka ni urugo, ariko se nurugeramo uzarwitwaramo gute? Nuzi imico ye, nuzi inkomoko ye, nuzi ingeso ze, just tubane, ibindi byose nzaba mbyitaho nitumara kubana. Ndakubwiza ukuri ko iyo ukoze igikorwa nk'icyo ngicyo n'umuntu utabanje gufatira igihe ngo wigeho urebe defo ze, urebe niba uzabasha no kuzakira, ni ukuri wa mugabo we cyangwa se wa mukobwa we, wa musore we, uba wiyubakiye icyumba cy'agahinda gahoraho mu nzu yawe. Gukunda ni byiza, ariko kandi shishoza kandi utegereze, wihutiraho, dore yihuse yabyaye igihumye cyangwa se yabyaye ikiboze. Nuko reka dusoze inkuru yacu. Soso yaje kubyara we na Peter barabana, babana mu rugo rwabo rutoya rwose ubona rutagize icyo rutwaye, ni urugo rw'abana.
babanye muri duke twabo bafite barera uwo mwana wabo. Dana nawe aba akiri single yibera aho ngaho mu ntara, yibereye mu kazi adakeneye kuzagaruka muri karitsiye yakuriyemo. Ubwo Fizzo nawe yaje gufungwa azira viole cyangwa se azira guhohotera umwana utujuje imyaka amufata ku ngufu. Guys, reka nizere ko iyi nkuru wayikurikiye kuva itangiye kugeza irangiye, igice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri, kandi wabashije gukuramo isomo rikomeye cyane muri ubu buzima. Warakoze kubana nanjye muri iyi nkuru, nizere ko turi no mu zindi nkuru zikurikiye. Ndagusezeranya ko utazicuza kuba warakurikiye Devil Stories cyangwa kuba uyitega amatwi umunsi ku wundi. Njye mubana umunsi ku wundi, ni Ernest Kwizera nk'ibisanzwe kugezaho inkuru. Murakoze, ndagukunda cyane wowe ubasha kumva, wowe ubasha gutega amatwi inkuru zanjye umunsi ku wundi. Reka dusubire mu yindi nkuru nshyashya nziza ikubiyemo amasomo nziza kurusha n'iyi dusize. Murakoze cyane. Ciao ciao.